Ba Kristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi twatumiye nyiri cano cyangwa se nyiri umurongo dukunze kureberaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye ahanini bijyanye na kiliziya. Abantu benshi bakunze kumwumva, hari abamuzi yego, ariko ba bantu benshi bo batamuzi. Uyu munsi turagira ngo atwibwire, tujye tubona ijambo menye mbane, ntabwo tuzi niba ari ryo zina rye koko cyangwa se hari ikindi bisobanuye. Uyu munsi turagira ngo tumwakire nka nyiri cano, kuko tubona agenda tubwira ibintu byinshi, amateka ya kiliziya n'iki, abamukurikira murabizi. Turagira ngo dutangire twibwire, atubwire imva n'imvano ry'izina cyangwa se ijambo menye mbane, hanyuma turushaho gusobanukirwa ndetse n'intumbero ye. Yego, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Festus Manirakiza. Aho rero iki gitekerezo cyo gushinga cano yitwa menye mbane cyavuye, icyo gihe nari ndi mu seminari nto, nkabona abanyeshuri twiga n'abaseminari bato babura ababyeyi babo, nkabona yemwe n'abarezi bacu babura ababyeyi babo, ariko umuntu yaganira nabo bakamubwira uko uwo muntu wigendeye yarabayeho. Muri njye hakaza ikintu cyo kuvuga ese umuntu yava kuri iyi si asize inkuru nziza gute? Tugenda twumva ibintu ababyeyi batwigisha, hari ibyo dukura ku babyeyi, hari ibyo dukura ku barezi, hari n'ibyo dukura ku bo twigana nabo cyangwa se tubana nabo. Ibyo byose ni ubumenyi, ariko hari igihe tubwumvishe, tubuhawe, tukabura cya kintu cyo kubana. Yego. Rero ndavuga nti menye mbane, ubwo bumenyi dukuraho hombi budufashe kubana kugira ngo tuzagere aho twita heza, abenshi twita mu ijuru cyangwa se abandi bita muri paradizo nk'uko ushaka, mbese iherezo rya nyuma ry'ubu buzima. Ariko bihere muri bwa bumenyi duhabwa. Ndatekereza ibyo byose tugenda duhabwa akenshi bari byiza mu kiliziya, ku maradiyo, abantu benshi babatwigisha ikintu cyiza. Icyo cyiza rero kidufashe kubana, noneho tuzagere aho twita heza neza. Nicyo rero gitekerezo niho cyavuye. Ndavuga nti nshinze cano ikajya itangwa ubwo bumenyi, ikanabumvisha ko ubwo bumenyi bagomba gukoresha ababana neza. Ndavuga nti byaba ari byiza mbonye abo tuganira nabo rero none ari amateka ngenda mvuga y'abasenyeri, ya kiliziya, arimo ubumenyi. Buryo twumvisha ukuntu umuntu yabayeho, ukuntu umusenyeri runaka yize. Ibyo byose ntekereza ko bifasha umuntu kumva nawe hari agatambwe yatera mu mibereho ye kugira ngo bizamufashe kugera ahantu hazima. Yego. Watubwiye ko amazina yawe ari Manirakiza Festus, ndetse nunadusobanuriye menye mbane, imva n'imvano ndetse n'intumbero. Icyo dushishikariza bagenzi bacu cyane cyane urubyiruko, ako kantu menye mbane ni akantu gakwiye kuturanga, gakuyemo ibintu byinshi. Wenda n'ubutazongera natuganire wabisobanura neza kurushaho, ariko twizeye ko uko abisobanuye ari uko mubyumvise bigiye gutuma no mukunda iyi cano ye kurushaho, kuko aturarika ibindi byinshi imbere haracyari byinshi bikiza. Yego rwose, byo kuza byo birahari, ahubwo ndabashishikariza gukora subscribe no kutugira inama muri comment muti aho twumvishe umujyo aho mugana. Mukore mutya, mbese inama kuko nimenye nkunda ubumenyi ngewe. Ushaka kumpamagara, nimero zirahari, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, nabyo birahari nabishyize. Yego. Turabashimiye.